bitewe nuko nageze ku isoko nsanga abacuranzi ba gitari ni benshi abaririmbyi ni benshi nsanga competition hari nini cyane ndavuga ati okay none iri soko nayinjiraho gute. Hari abantu bagiye banga ko banabiga ama saxophone cyangwa nabo ubwabo bakayatinya bitewe nuko twakuze twumva ngo wano bigije saxophone urumva ubugabo burabyimba. No ara abantu babakora mu ami band kuko nibo babivuza cyane hano. Okay. Abantu gasanga umuntu yakuga ati bro bira bintu bituma umuntu arwara umushipa abantu. Ariko mu byukuri naje kwitinyuka. Saga ntaho bihuriye. Icyakoze ishobora kugutera ikibazo yo udafite good technique. Okay. Yo curanga uyitereka ku kibero kubera vibration yayo igutera ikibazo. Ndaceka ko bisaba umwuka mwinshi. Bisaba umwuka ariko umuntu wese afite umwuka. Ushobora guhuha muziko bikaka nawe wayivuza. Barambwiye ngo saxophone ntabwo ukenera abantu banywa itabi. Ahubwo se abarejeni bose ko ryabishe. Nilikola mwende atana kukata mutungi magari nyumba vyote sawa furushi hela majaliwa. Yes, BigTown as mumeze gute. I believe that mumeze fresh kabisa kandi mukamuri mukurikirana BigTown TV online. Icyo mugomba gukora no gukanda subscribe maze mukambaza what is going on. I go by the name back T and this is BigTown TV. Uyu munsi it's all about music. It's all about music. Ngira ngo mu Rwanda tumenyereye kumva music itandukanye y'abaraperi, music za Afrobeat n'izindi nyinshi zitandukanye. Ariko uyu munsi twaje kureba master wa saxophone hano mu Rwanda. Sinzi nimba Barundi ugivuza saxophone hano mu Rwanda urenze umugabo tujye kuganira nawe aka kanya. Niwe wenyine mbashije kubona saxophone kandi ntabwo ari igicurangisho kimenyerewe cyane mu Rwanda mu bahanzi bacu bo mu Rwanda, ariko tuza kuganira byinshi
araza kudusobanurira byinshi, ariko reka tubanze tumuhe ikaze mu kiganiro cya one on one muri BigTown TV. Iyo water saxophone. Amakuru ni meza BigTown. Bimeze gute baba? So back to Take 5. Take 5. Urarenze papa nje. Nawe nuko bro. Yeah, bimeze gute? Basi banze usuze nabari barimo kurikirana BigTown TV. Nsuhuje abantu bose badukurikiye kuri BigTown. Umuhungu wanyu metusela saxa water. Yeah, saxa water. Iryo zina rya saxa water ryaje gute? Ubundi sax ni instrument curanga. Na ka nickname ka instrument. Noneho water nuko nta muntu wanga amazi. So nanjye unyanze igihe cyose twazahura tu. So niyo mpamvu nitwa water. Okay. Anytime wanyanze dushobora kudahura mu buzima ariko mu bundi buzakurikira tugahura. Niyo mpamvu kunyanga nta gisobanuro bifite. Okay, nice. Yes, saxa ni iki? Saxophone ni instrument ikoreshwa n'umwuka bahuhamo, akaba yaravumbuwe n'umugabo bita Adolphe Sax w'Umufaransa mu 1884. Sorry, kapisa ya. Yaje kugenda gute, gusakara gute mu bihugu byose kugezaho yageze no mu Rwanda? No kuvuga ngo saxophone batangira kuzivuza, ubundi hatangiye ibintu by'amahorns, noneho bakora saxophone ariko idafite keys nk'izi ubungubu, yafite keys zo gusliding kuri ubona trombone, kubaza trombone sliding, ariko noneho shape yayo niyo yaguhaga vibe ya saxophone cyangwa se tone ya saxophone. Noneho uko byagiye bikura, uko ibinyejana byagiye bizamuka, niko bagiye bayidevelopa noneho, ariko ubundi yavumbuwe mw'icyo gihe n'uwo mugabo yita iryo zina. Yeah. Noneho muri Amerika batangiye kuzikoresha mu ma jazz, ubwo yarive muri classical mu Bufaransa, tangiye gukora mu ma jazz, tangiye gukora mu ma rock and roll, tangiye gukora mu ma country music, injyana zose zishoboka tangira kuzikoramo. Noneho muri Afrika naho yahageze, ya ba Fela Kuti batangiye kuzikoresha mu ndirimbo, ba Manu Dibango, so nibwo twatangiye kuzimenya noneho natwe muri Afrika. Wowe ku giti cyawe saxophone wayize gute, waje kwemenya gute? Kuko ubu ngubu mu Rwanda ndakeka ko uri umwe mu bantu bazwi muri saxophone. Yes. No competition. Okay, saxophone ninjye wayigishije. Ikintu nari narabuze mbere yuko nyibona ubundi nuko ntari nyifite. Noneho narangije kwiga ibijyanye na music ku Nyundo, ariko twari tuzifite nta barimo dufite. Banambwira mighty pop, nambwira ati mbabarira nongere ngaruke ku ishuri. Ugaruke gukora iki? Nambwira ati nshaka kwiga saxophone. Arambwira ati okay, saxophone uzazo yiga ariko nta mwarimu uhari. Ndamubwira ati okay, urakoze kunyemerera gusa. Wanamanutseyo nta mwarimu kabisa. Ntangira kuzajya muha abantu banyirukana byatari byavugaga cyane biteye ubwoba. Numva n'ubwa mbere nari nyihushyeho. Ariko ubwo nari mfite mentality yo kuvuga ati se nimba uyu muntu yaravumbuye instrument akayicuranga bwa mbere ninde wayimwigishije. So nanjye yo esprit nyigisha gukora cyane, noneho nanjye ngira ibyo mvumbura kuri ya nuko natangiye gukoresha saxophone. Niki cyatumye uri ku ishuri ukavuga ngo abandi barimo kwiga amagitari, abandi barimo kwiga amapianos n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko wowe niki cyari guteye gushaka kwiga cyangwa kumenya saxophone kandi nta n'umwarimu mwari mufite? Okay, urumva ubundi ibyo byose nabanje kubyiga, byo kuririmba, gucuranga guitar na keyboard umuntu akigaho n'ibiki, ariko na composition, ariko noneho ngakunda saxophone. Ariko ikibazo cyari gihari mu by'ukuri nuko umwarimu atarari kutwigisha. So noneho ugasanga ku ishuri baravuga ati ntabwo kwabaye instrument zidafite umwarimu. Okay, nicyo cyatumye bwa mbere ntayiga muri promotion yo kurangiza ishuri. Noneho nibwo naje gusubirayo, noneho niyemeje kwiga bitewe nuko nageze ku isoko, nsanga abacuranzi ba gitari ni benshi, abaririmbyi ni benshi, nsanga competition ihari nini cyane. Ndavuga ati okay, none iri soko nayinjiraho gute? Okay, nibwo ere gusubira ku ishuri niga saxophone. Okay. Yeah, noneho iza imurika nanjye ku isoko. Wayize gute udafite umwarimu? Urumva nari mfite notion kuri music. Narabyize nza amanota n'ibiki. So no kujya kuri ukaguguringa gusa ukareba ati partition imeze gutya n'ibiki basi ukihugura birangiye. Yeah. Okay, mu gutangira kuyiga byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo witumenya saxophone neza uvuge ngo nanjye narakamiritse ubu ngubu navuza saxophone abantu bakemera ko ndumu artist? Okay, ubu maze imyaka n'umwaka wa 5 mvuza saxophone. Ndacyari kugenda mbidevelopa kuko saxophone ni instrument
buri uko umwaka ushira ubugira ikintu wongeraho. Ariko ubu ngubu aho mvugije umuntu avuga ko hari ikintu cyabaye, avuga ko kapisa yaryohewe, yaba ashaka no kubyina ikankamubyinisha, ibyo bintu byose bishoboka. Ariko ngitangira nafashe amezi nk'atandatu ntaravuza ikintu cyumvikana. Ewana nyivuza rimwe ikaryana mu gutwi ikazana utuntu turyana, ewana yari intambara. Ariko byagiye biza kubera gukora cyane. Ku ishuri babyakiriye gute hariya ku Nyundo kubona umwana arimo kwigisha saxophone kandi zari ziteretse hariya nta mwarimu nta muntu wazirebagaho, ariko wowe ukavuga ngo ngenda ndashaka kwiga saxophone, igihe wazimenye byagenze gute ku ishuri? Mu by'ukuri nahise mbimburira ishuri, nahise ngeka ko iyo ibintu bihari ari byiza ko abantu babikoresha. Aho kugira ubibike bizasaze nta bikoreshejwe, ahubwo bihereza abantu babikoresha. Nukuvuga ngo bamaze kubona ko umusaruro wanjye wagaragaye, noneho bahise bemerera abana gufata instrument. Bakavuga ati okay, nimba ukunda instrument ifate wihugure, umwarimu igihe azabonekera byibuze azasanga ushobora no kuvuza. Apana kuvuza umwarimu akazaza utangira kuri zero kandi instrument yari ihari. Okay, ihugure muri ubu buryo. So abapeti batangiye kwiga benshi bagira muri bangaye bane bunzi. Bamwe bagiye bari muri vacances baraza bakambwira ati grand frère duhugure tugeze aha nkabafasha. Nabo bari kugenda baza neza kabisa. Inyuma yaho nuhe musaruro byaje kukwereka inyuma yo kwiga saxophone ukayimenya neza? No kuvuga ngo havuyemo ibihe turimo bya corona, ubundi nabaga nzi ko buri weekend ngomba kuba mfite ikiraka. Kandi kiza iyo ntabaga ndi gucuranga muri dina ahantu, nabaga mfite wedding ndi gucuranga. Kubera bako barakunda uturirimbo kutumorosukona. Saxophone hari ukuntu ushobora kwikoresha unaririmba cyangwa no gucuranga gusa? Ubundi saxophone ubwayo iraririmba ushatse wanacuranga. Kubera yuko ushobora kukipinga melody indirimbo runaka, umuntu akomba kuri kuririmba. Ariko noneho hari n'ubushobora kuyivuza none uko akavuga ati aracuranze. Byose irabikora. Ariko ngewe yo ndi kuririmba, ngira ukuntu nkora indirimbo zanjye nkaririmba ahantu ndirimba, none nagera n'ahantu na partition ya saxophone nkayishyiraho. Niko mbigenza. Ubu ngubu twavuga ko saxophone yahinduye ubuzima bwawe cyane. Niyo mpamvu nitwa sax. Bageraho ubota mu by'ukuri. Yes, reka tugaruke kuri saxophone no mu Rwanda. Abayivuza ni bangahe? Ubumenyi bafite bungana gute kuri wowe nk'umwarimu cyangwa umuntu umaze gukamirika muri saxophone? So ubu mu Rwanda turi abantu, hari abakobwa babiri, hari uwo bita Prosi, hari uwo bita Stella, hakaba n'undi mugande bita Joshua, hakaba undi mupeti uri kuzamuka bita Papi, hakaba undi bita David ari ku Nyundo, n'undi bita Arno nawe ari ku Nyundo. Nabo ngabo. Mu gihugu cya Uganda hari papa umwe uvuza saxophone harya yitwa Gatuma. Uyu nguyu niki wamuvugaho? Ko umustar cyane. Ni legend acuranga saxophone ya soprano. Ni umuhanga cyane. Kenshi akantu kose kari update yasohoye ndakareba. Hari n'abandi bahabati bari hano ariko baragiye nabo babahanga. N'undi bitaga Sam nawe yari mu Nigeria nawe yaragiye. Mu by'ukuri kwegeze kugira abantu hano nabo bavuza neza ariko nuko badusize. Niki cyatuma umwitango ni legend? Amaze gusohora nk'ama album agera kuri 5 arenga y'ama saxophone. So ikindi ntajya tegura concert ntoya, mbona yakoze ama concert manini cyane. Kandi none ntabwo yakora muri Uganda gusa, hari mbona agiye muri za Kenya, South Africa, ahantu hose yakoranye n'aba star benshi cyane batandukanye. Nigeze kugira chance yo gukorana nawe interview turaganira, aracuranga saxophone ariko byari biryoshye cyane. Yes, ubu ngubu nje na gusabaga kuzana saxophone yawe hano imbere ukatwereka parts za saxophone. Saxophone ikozwe mu biki, ikora gute, maze ukaza gucuranga nyuma kuvuza saxophone, ariko turashaka kumenya saxophone niki? No kuvuga ngo saxophone, saxophone mfite ni saxophone ya tenor. Ziratandukanye? Ziratandukanye. Hari soprano, akaba tenor, akaba alto, akaba baritone, akaba na bass. So iyi mfite rero ni tenor.
So ifite amaparti kwanza main part ne eshatu. Hari iyo bita neck, iri josi ryayo. Noneho hakaza n'ibindi bita mouthpiece, uyu ni umunwa. Noneho hakaza n'icyo bita body. So nukuvuga ngo kuri neck haba hari icyo nakita keys iza kuguha octave gucurangira hejuru cyane. Noneho kuri mouthpiece nayo tugira icyo bita ligatire, tukagira n'icyo bita reed. Aka gati katariho ntabwo ivuga. Okay. Yeah. Noneho ugafungaho neza ukayivuza kakavuga. Akaniko gatumye ivuga. So katariho ntabwo ivuze. Iriya niyo saxophone. Iriya niyo sound ya saxophone. Niyo saxophone. Ngo hano yivugije neza. Akantu gatoya kuri. Ukuvuga ngo hano ukavugije neza kakavuga neza, na hano ivuga neza. Iyo hano ukavuze nabi cyangwa ntigavuge, na hano ntabwo yavuga. Okay, none tukagira icyo bita body. Body rero ni iriho keys. Keys iriho main keys, izi z'umweru ubona. None tukagira icyo bita pink keys, ukoresha n'agahera kawe. Na hano ziba zihari. None tukagira icyo bita side keys, ukoresha hano gutya. Ku kiganza. Noneho ukagira n'icyo bita palm keys. Palm keys nawe ukoresha ku kaboko k'akamoso, ukandisha gutya. Noneho tukagira n'ubundi icyo bita rero the octave key. Iyi ngiyi. Aha noneho niho ukanda kugira ngo bize kuvugira hejuru, kuko iyo uhakanze ngiye gushyiraho mouthpiece. The neck please. Gushyiraho neck. So nishiraho neck ngakanda hahandi urabona hari hejuru harata hafunguka. So niyo yafunguka rero yavugira hejuru. Ni manura gutya ugomba washatse kucurangira hasi. Noneho ngashiraho mouthpiece yanjye. Ufite strap hano. Kambara neza. Very nice. So saxophone kubera iki zitari common cyane mu Rwanda? Kintu cyagiye kibaho mu Rwanda. Hari abantu bagiye banga ko abana biga ama saxophone cyangwa nabo ubwabo bakayatinya bitewe nuko twakuze twumva ngo wano bugije saxophone. Urumva ubugabo burabyimba, urumva. None wajya gufata instrument akakubwira ati bro iwangu ngo nyiri warangiye. Katugira ubwo bw'abatuse bizagenda gute koko nimara kubyimba. So abantu bakajya babitinya gucyo bavuga ati byose birabibora abantu bose. Noneho ara abantu baba bakora mu ami band kuko nibo babivuza cyane hano. Abantu ugasanga umuntu akubwira ati bro bira bintu bituma umuntu arwara umushipa abantu. None ugatitiye ati ntago zigera gihuha kabisa. Iyo mentality twarayikuranye tuyumva, ababyeyi bayuzi tubwira, abantu turi kumwe babitubwira, so bigatuma dutinya stream. Ariko mu byukuri naje kwitinyuka, saga ntaho bihuriye. Icyakoze ishobora kugutera ikibazo yo udafite good technique. Yo curanga uyitereka ku kibero kubera vibration yayo igutera ikibazo. Kihe? So nukuvuga ngo n'ubundi ushobora kurwara bya bintu n'ubundi. Bihe bintu. Ushobora kurwara imishipa, urumva. Nyiruka ukajya babara. Cyangwa iyo upushinga cyane n'umuhogo ushobora kuzagira ikibazo cya cancer nko kuririmba n'ubundi uririmba ugapushinga ugeraho ntukajya uririmba. So mu byukuri ni iyo mpamvu niyo yagiye ituma abantu batabyiga hano cyane. Kugira ubwoba bwawe ati byo byose kazaturika. Wowe waje gusanga bimeze gute? Ntaho bihuriye. Ntaho bihuriye, no ubwoba kuko
iyo utarajya gushundura ugira ngo nyine amafi kuyaroba biroroshye ariko iyo ugiye ukayiroba ukamara umunsi wose nta fi n'imwe wishe nibwo umenya ko bya bintu bitoroshye so ariko naragerageje nsanga nta kibazo kibayeho ahubwo ikibazo cyari kubaho nuko nari gukoresha technique mbi so uravoidinga ibyo bibazo mu gihe urimo gucuranga saxophone yawe ngo kuvuga kwitereka ku bibero ntabwo ari sawa mpenkinga ngomba kumekinga station cyane iyo ndi gucuranga nubwo nabikora ari agakoryo ni nko kuyiterekaho ntambuka nihuta cyangwa nkayiterekaho ntari kuyivuza kuyegereza umubiri cyane itera ikibazo ku muhogo iyo uri gupushinga cyane nabyo bishobora gutera ikibazo so ukora gute kugira ngo ureke gupushinga cyane kuko ni ibintu bikeneye umwuka ugomba gukoresha mu nda n'urugero ntabwo ushobora kuba uri gukoresha mu muhogo holding inuta nka gutya uri gukoresha umuhogo ntabwo byakunda umwuka wahita ushyira so gusaba gukoresha mu nda kandi noneho wajya no kubreathinga in bigagusaba gufata umwuka utabanje kwasama cyane cyangwa utabigize intambara umwuka uwukurura ukoresheje amazuru cyangwa umunwa ni byiza gukoresha amazuru kugira ngo technique ya mambrisho yawe itangirika kuko iyo ushobora gukwasamaho gatoya wagarura umuntu ukavuza indi tone utashaka kuvuza so ushobora gufungura umunwa mu gihe urangije phrase yawe ndaceka ko bisaba umwuka mwinshi bisaba umwuka ariko umuntu wese aba afite umwuka ushobora guhuha muziko bikaka nawe wayivuza barambwiye ngo saxophone ntabwo ukenera abantu banywa itabi ahubwo se abaregende bose ko ryabishe ko abaregende bose ryabishe buri muntu avuga ibyo ashaka ariko mbona benshi barimo bayicuranga bakanacuranga ahubwo ukajya wumva ni ibindi bintu biterwa n'imyumvire y'abantu so n'iki wabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi bafite hamwe yo kwiga iyi instrument ariko bakumva bya bindi bumvaga n'ibiki byose bakaba bafite ubwoba cyangwa ntago baritanga kujya kwiga ikintu cya mbere nabasaba ubundi kugira ngo ukunde ikintu no kubanza kugitega amatwi cyane impamvu abantu badakunda ikintu ko baba batarahura nacyo urumva n'urugero kugira ngo ngire icyo mbabwira cyangwa mbasaba nuko ubanza kubakundisha icyo kintu ntabwo waba utararya inyama y'ihene urumva bajye bakubwira ati aka brushette kararyoha wumve ko karyoha so ufite kugerageza icyo kintu so na music irimo amasaxophone kugira ngo uyikunde no kuyumva urugero abafite ubushobozi indirimbo zanjye bazumva zifite itandukanyirizo cyane kabisa kubera yuko saxophone igeze mu ndirimbo iyo ariyo yose change it ibonekamo hari n'igihe usanga umuntu akubwira ati uraririmba neza ariko nkunda cyagiye ka kaboro kari kuvuga kubera atakamenya izina urumva ka kaboro iyo kagezemo niko nkunda cyane none ugasanga wakoze ikintu kirimo navuga ngo ingeri zose z'abantu bashobora kucyumva kuko ushobora gusanga n'urugero nk'umuhanzi hano iwacu yakoze indirimbo none ugasanga indirimbo yakoze niyo mu kinyarwanda ariko umuntu wo muri za Mali ntabwo ari buze kumva ikinyarwanda ariko gazasanga kaga saxophone washyizemo mu ndirimbo ubana aragakunda cyane ahubwo gatuma indirimbo buri munsi yumva none akajya anayirepeta none ukazashira ugasiga aririmba ikinyarwanda bitewe n'akakantu kamwe gusa washyizemo ka instrumental gusa so ikintu nashishikariza abantu yaba abafana ku giti cyabo mbese abaturage n'abahanzi nuko abahanzi bagomba gukoresha ibikoresho nk'ibi mu muziki yabo kuko bizatuma muziki iba international kurusha kandi kanavuga neza none n'abaturage nabo icyo bibafasha kumva imiziki nk'iyi batekereza cyane kubera yuko iyo wumva music irimo ama saxophone
hari ahantu kujyana urumva bikagusaba gutekereza nimba ari sade ugezemo mu gihe kibabaje ukumva kuko ubabaye waba ugeze mu gihe cyishimye ukumva ko wishimye so nabashishikariza rero kumva music cyane irimo ibintu nk'ibyo ngibyo cyo bajya kumva indirimbo zanjye so abashaka kuyiga nabo ikintu cya mbere gisabwa cya mbere ni ukuba uyifite instrument yose kugira ngo uyige uyimenye no kuyifite kuko kuba utayifite ariko ushaka kuyiga ntabwo wazayimenya kuko ntayo waba ufite. Saxophone nago yaba ihenze cyane? Saxophone irahenze bitewe na quality ushaka. Kuko saxophone ya makeya ihera ku madolari 350 yo mu Bushinwa. None ufashe yo muri France hari ibigura $10,000 ibigura 5 urumva bitewe n'urwego ugezeho ushobora kwigura ariko hari uburyo bigenza abashinwa nabo nk'ingi ni inshinwa ariko igura $1.5 kuko ngo abashinwa bakora ibintu byose bakagwa kandi tushaka so nukuvuga rero ushobora kugura iriya saxophone yo mu Bushinwa $350 none ukahita ugura mouthpiece iyi ngiyi naberetse hano iyi mouthpiece ukagura iyi ngiyi iyi ni ya mafosi iragura $150 konyine none ukakagura kuko ari original none ukajya ugashyira kuri saxophone yawe ya make ariko ikavuga neza kuko kandi ko gatanga sound. Asante sana, reka utunyuzemo muri haso zawe zo kubona saxophone yawe ya mbere byagenze gute? Uko nabivuze saxophone yanjye ya mbere nayibonye ku ishuri. Ku ishuri none. Iyawe ku giti cyawe? Iyanjye ku giti cyanjye narakoze cyane. Hari saxophone makanyagara afite ariko atayicuranga. Ubu ngubwo ni saxophone bita Slimia. Ni ya kera cyane. Ariko iri mu saxophone avuga neza ku isi y'Imana anahenda cyane. Noneho arambwira ati saxophone ndayifite ariko nkeneye amalari ashumva arambwira ati ngewe ndanayiguriye umugande amafaranga agera kuri miliyoni urumva wowe uzanshakire runaka agasengisa ndagashaka ubwo nirukanka cyane mvuga ati iriya saxophone hatagira n'umuntu yinanga ubwo ndabashaka amafaranga mutanyamuhereza ariko mu by'ukuri yarandemeye bitewe n'uko ntawe nari kubona iyi saxophone imeze gutyo kubera yuko atekerezaga ko wazajya nangena mu event aravuga ati umuhungu wanjye ampereza ayo makeya mwana gutyo ariko mu gihe nagukeneye tuzajya tudiringa no kwa saxophone nayibonye ndayifite mu rugo ya Alto. Usibye kuvuza saxophone gusa uri musician uri artist ufite indirimbo zawe za saxophone ucurangamo zigasohoka watubwira kubijyanye na music yawe? Murakoze mfite ubungubu mfite EP iriho indirimbo 3 izo ndirimbo hari yitwa My Girlfriend ifite na video nkagira iyo bita Chonga Ngoma n'indirimbo nziza cyane y'ibisazi nkagira n'iyo bita Leo naho ni indirimbo nziza cyane so no kuvuga ngo indirimbo zanjye iyo nzi compose n'ubundi shingira kumwimerere ku buryo indirimbo yanjye uza kuyumva ukaza kuvuga ati iriya ndirimbo ni ya Metusela ahantu hose uri buze kuyumva tu kuvuga ati iriya ndirimbo ni ya Wota ntuze kuyitiranya n'indi ndirimbo kuvuga ati ni ya Wota. Kubera iki? Kubera yuko nge akenshi iyo nkompoza music mba ntekereza ikintu gishyashya cyangwa ikintu kirimo creativity cyangwa kirimo innovation ku buryo ushobora gukora nka trap ariko waza kuyumva ukuntu mu by'ukuri iyo trap yanjye imeze kumva ntabwo ari indi trap wajyaga wumva kuvuga ati iyi trap ni ya Metusela hari nk'indirimbo nk'iyi My Girlfriend nilikola mwende atana kukata mutungi magari nyumba vyote sawa furushi hela majaliwa dunia si rafiki inazunguka kwa haraka imenivua langu taji leo mimi baba kabwela shida zilijiongeza rafiki wakajipunguza ila ukabaki ndugu wakanikosea chomi kanidondokea ila ukabaki Darling, I know that you love me, baby.
my girlfriend. And you know that I love you, baby, my girlfriend. Name but you, my girlfriend. Name but you, my girlfriend. Name but you, my girlfriend. Sina huzuni, niko na wewe, mpenzi wangu, niko na wewe. Sina huzuni, niko na wewe, mpenzi wangu. Ulizidi kunipenda bila kujali waombea, maneno chafu yao yalikonze yoroma kwangu. Ahadi kwangu nitakupenda kwa dhati mahabatari, kukudekeza kama mtoto, ni kweli unastahili pendwa. Hakika nimetona nipenda na kupenda, inabidi tuone, tufunga ndoa sawa hadi laeti hawa, mapenzi haya ni kweli. Yeah, you are my girlfriend. You are my girlfriend. You are the one. Nice. Fresh sana, yeah. So, you're a musician for real. Thank you. Na nje zengo ni saxophone, gusa ariko na gitari no kuririmba byose ni. Yeah, urumva ntabwo ushobora gucuranga saxophone utazi kuririmba. Ntabwo bishobora. Kubera iki? Kubera yuko always uhora muri vocal warm up. Yeah. Okay. Always uhora muri vocal warm up kabisa, urumva guhuha ukoresha munda byose ni vocal warm up. Okay. Yeah. So music yawe isoka gute iyo curanga gita gutya nago wongeramo na saxophone? Cyane no kuvuga ngo iyo ncuranze guitar gutya hagati shiramwe saxophone, bafite partition ya saxophone. Yeah. Ku muntu ushaka kuzumva indirimbo zanjye najya kuri channel yanjye